Turabasuje nanone abakunzi ba music. Amazina nitwa Uwineza Fidelite, ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Nifuje ko uno mwanya twabana mu gitaramo kiri guca kuri channel yitwa Meditation Music. Turabasaba kugira ngo mubane natwe kuva dutangiye kugeza ku musozo wabyo, kandi tubifurije amahoro n'imigisha. Murakoze. Muri isi duhura n'intambara nyinshi, ibibazo n'indwara bigenda byiyungikanya, nta byishimo namba biri ku isi. Umukire arararira ndetse n'umukene ararira. Ni hehe ku isi wabonera amahoro nta namwe, keretse gutegereza Yesu wenyine. Niwe wanesheje ubwo bukene, kandi Yesu niwe wivugiye ko n'amahoro y'umunyabyaha. Yesu niwe muntu wenyine wabasha kudukuraho ibyaha, kandi niwe wenyine wabasha kutwereka inzira nziza. Nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha. Angirira ubunebwe bwinshi, nkamererwa neza, uko ndushaho kumukorera niko ndushaho kumera nkawe. Angirira ubunebwe bwinshi, nkamererwa neza, uko ndushaho kumukorera niko ndushaho kumera nkawe. Yesu niwe muntu wenyine wabasha kudukuraho ibyaha, kandi niwe wenyine wabasha kutwereka inzira nziza. Nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha, nitumwisunga tuzanesha. Hari umuntu wari umugaye cyane, yarameze nk'umurwayi w'ibibembe, kuko atarafite ibyiringiro. Bavugaga ko indwara iterwa n'ibyaha bye.
imibabaro ikiyongera bitewe no kwiheba, nuko ngo yumva inkuru ibya Yesu, yizera ko ashobora gukira. Baramuheka bati tujya kureba Yesu. Bageze aho Yesu ari babura uburyo, barabwirana bati tumunyuze hejuru. Bamumanura n'ingobyi. Yesu arebye kwizera k'uwo muntu umugaye, nuko abo bagabo umutwaro w'ibyaha wari ukuriho urawubabariwe. Munamaze gukira indwara, yanyuraga mu banatera intambwe zakigaba himbaza Uwiteka, utamenya ko ari we warubabaye. Nuko abantu bamubonye bati tubonye ibintu bitangaje. Umuryango we babonye ibibaye, ntibapfa kwizera ko ari ukuri. Yarahagaze imbere y'abamwenyura, ari umugabo ufite imbaraga, agenda akomeje kandi agashingura, adateguza habe namba. Muri we yari yishimye, afite ibyiringiro ndetse n'amahoro, kuko umutwaro w'ibyaha wari umuriho yarawubabariwe. Yarahagaze imbere y'abamwenyura, ari umugabo ufite imbaraga, agenda akomeje kandi agashingura, adateguza habe namba. Muri we yari yishimye, afite ibyiringiro ndetse n'amahoro, kuko umutwaro w'ibyaha wari umuriho yarawubabariwe. Hari igihe njya numva mfite intimba ndetse nyinshi, umutima ukandya cyane nkumva nasara. Mu kanya nkabura aho
binyuze, mbese iyo mbaraga nawe kuba mubwire, ukumva urahumurijwe, ukumva ufite ubwoba, ukumva ufite ibyiringiro, ni Yesu wenyine uguhumuriza. Na Eliya ubwo yarari guhigwa, iyo mbaraga niyo yamuhumurije, iramukomeza. Iyo mbaraga niyo yabanye n'Aburahamu, imuha isezerano ko azaba sekuruza w'amahanga. Natwe turayihabwa buri munsi, igihe ubuzima busa naho bukomeye, Yesu arahari. Suhagarikiye iki umutima wawe, ese urumva ubogoza amarira, ujya wumva utinye guterwa n'ibyago, ese ubu ujya wumva ugize ubwoba bwo gupfa, ukumva ubabaye cyane, ukumva uri gutotezwa n'ibyaha wahishe, ihererane Yesu wenyine. Na Eliya ubwo yarari guhigwa, iyo mbaraga niyo yamuhumurije, iramukomeza. Iyo mbaraga niyo yabanye n'Aburahamu, imuha isezerano ko azaba sekuruza w'amahanga. Natwe turayihabwa buri munsi, igihe ubuzima busa naho bukomeye, Yesu arahari. Na Eliya ubwo yarari guhigwa, iyo mbaraga niyo yamuhumurije, iramukomeza. Iyo mbaraga niyo yabanye n'Aburahamu, imuha isezerano ko azaba sekuruza w'amahanga. Natwe turayihabwa buri munsi, igihe ubuzima busa naho bukomeye, Yesu arahari. Natwe turayihabwa buri munsi, igihe ubuzima busa naho bukomeye, Yesu arahari.
Yesu igihe cyose yabaye mu bantu, yabaye w'imibereho ya gikene. Kubwo bunararibonye yemeye ingorane z'abantu, bimutera guhumuriza abantu bose bicisha bugufi. Nta mpamvu n'imwe yatera umuntu kurobanura ku butoni, kuko na Yesu yaje mu ishusho y'umukene, ntibyamubujije kububara umwami usumba abandi batware. Nta mpamvu n'imwe yatera umuntu kurobanura ku butoni, kuko na Yesu yaje mu ishusho y'umukene, ntibyamubujije kububara umwami usumba abandi batware. Hari igihe ubona uri umutunzi, ukaba uri n'umunyacyubahiro, ukirengagiza ko na bariya ntacyo basize. Nakugira inama nziza, ca bugufi Imana igushyire hejuru. Nta mpamvu n'imwe yatera umuntu kurobanura ku butoni, kuko na Yesu yaje mu ishusho y'umukene, ntibyamubujije kububara umwami usumba abandi batware. Nta mpamvu n'imwe yatera umuntu kurobanura ku butoni, kuko na Yesu yaje mu ishusho y'umukene, ntibyamubujije kububara umwami usumba abandi batware. Nta mpamvu n'imwe yatera umuntu kurobanura ku butoni, kuko na Yesu yaje mu ishusho y'umukene, ntibyamubujije kububara umwami usumba abandi batware. Sinshidikanya impuhwe zawe kuri njye mwami, ungirira neza nabikwiriye, ntacyo nakoze ngo mbe nkiriho. Warakoze kubyungejejeho muri ubu buzima butoroshye, usabe kukunamba witeka mucunguzi.
amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi kundi. Hari ababona basubijwe Mana bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutegereje neza n'impuhwe zawe nyinshi. Akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi kundi. Erega si buri umwe ku isi wagize amahirwe nk'ayo twagize. Aho Imana yagiye idukura ni kure, kuki utayishimira? Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari, ikishaka nuko uyivugira uyu munsi. Hari ababona basubijwe Mana bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutegereje neza n'impuhwe zawe. Akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi kundi. Hari ababona basubijwe Mana bakavuga ko byari bikwiye kuba, nyamara dutegereje neza n'impuhwe zawe nyinshi. Akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi kundi. Akira amashimwe y'abana bawe kubyo udukorera umunsi kundi. Akira amashimwe bawe korera umunsi kundi. Turabashimiye uburyo mwabanye natwe, byagenze neza. Twari turi muri gahunda yo guhimbaza Imana. Reka imitima yacu ibisanga n'ingoye na Kristo kugira ngo ubutumwa twumvise ndetse aho buzagera hirya no hino buzakiza imitima ya benshi. Imana ibahe umugisha. Mwakoze.